Abasuhuje mwese. Ubuzima bufite agaciro karuta ka zahabu. Byakumarira iki gutunga amagana iby'isi byose ariko ukabura amagara mazima? Hamwe nanjye Dr. Francis, expert mu bijyanye n'imibereho myiza y'abantu, uraza kumenya uko wakwirinda inzira zirindwi zigutwara ku rupfu igihe kitaragera. Inzira ya mbere, gukora siporo utandikiwe na muganga. Nimwe mu bigutwara ku rupfu rwawe igihe kitaragera. Twigishijwe kenshi ko siporo ari nziza ku buzima. Nibyo koko ni nziza. Ariko mbere yo gukora siporo hari ibibanza. Ese umubiri wawe nibiki wemerewe? Nize siporo wakora kangahe mu cyumweru bitewe nuko uhagaze. Kirazira gukora siporo. Urugero nko kunyonga igare kandi mu mavi cartilage yarashizemo. Amagufwa arakora naho bikuviremo ibibazo. Kirazira gukora abdominal. Ufite ikibazo cya slip disc, umugongo waratangiye kugira ikibazo, amagufwa arakora naho ugira ikibazo. Kirazira guterura ibyuma. Ufite ikibazo cy'umutima ubyimbye, ibibazo biriyongera. Kirazira gukoresha massage izarizo zose. Ufite ikibazo cya blood clots, bya bibumbe biramuvinga nibigera kuri valve z'umutima, ahari zizafunga zitafungura cyangwa nizifungura zitongera gufunga. Kirazira kandi gukora siporo iyo ariyo yose kandi ubazwe vuba. Mbere yo gukora siporo iyo ariyo yose irinde, kuko akenshi bamwe bakora siporo zikabarwaza, abandi zikabahuhura, abandi zikabica. Mbere ya siporo iyo ariyo yose gana physical instructors, abanza gupime amenye uko uhagaze. Gym and fitness instructor akumenyera siporo wakora zafasha ubuzima bwawe atari zagutera ikibazo. Inzira ya kabiri ni ukugira ubwoba iyo ukimara kumenya ko urwaye. Kurwara birasanzwe iyo hari ibyabuze mu mubiri kandi umubiri wari ubikeneye, iyo hari ibyabaye byinshi kandi umubiri udakeneye, niyo hari ibice by'umubiri bidakorera kuri ritme yabyo. Ariko kurwara si cyo kibazo. Abenshi bicwa n'ubwoba bagira nyuma yo kumenya ko barwaye. Abenshi bangizwa no kubyibazaho kenshi. Ushobora kurwara diabete, ni indwara ifata umubiri, ariko ibitekerezo uyitekerezaho, ibibazo utangira kugira, umuhangayiko kugira ushobora gutera n'ibindi. Umwe mu baganga b'abahanga bo muri Amerika yemeje ko 3 kuri 4 bari mu bitaro byo kwa muganga baba bafite indwara zituruka kuri emotion, imiyumvire cyangwa se kudashobora gukontrola amarangamutima umubiri wawe uko wiyumvira. Bisobanuye ngiye abantu bose bamenye guko bakwimetiriza 3 kuri 4 baryamye mu bitaro ntibakabaye bahari. Ukimara kumenya ko urwaye, ese ni diabete, ni hypertension, ni umutima, ni impyiko, ni HIV AIDS, ukeneye guidance counselor, turabajyanama beza hamwe n'imiti yo kwa muganga n'inama tuguha iwacu urama igihe kirekire. Inzira ya gatatu, kurya bitagira gahunda. Turi ibyo turya, we are what we eat. Abanyarwanda bo hambere babiciye mu mugani ngo amagara aramirwa ntamerwa. Mbere yo kugira ifunguro ufata ugomba kwibaza ngo ndarya iki, ku ruhe rugero kandi ryari. Hari abagenewe kurya 3 ku munsi n'abagenewe kurya 2 ku munsi. Ninde urya 3 ku munsi? Ni abadamu bonsa, ni abadamu batwite, ni abantu bari kuri regime z'uburwayi runaka, diabete cyangwa izindi, ni abakora imirimo y'imbaraga, abubatsi, ba makanika, abikorezi n'abandi. Abakora imirimo ya biro, ya office, nta urenza 2 ku munsi. Ifunguro rya mu gitondo ndetse n'iryo ku manywa, rya nijoro ntabwo baryemerewe. Ibyo urya byose hakabaye hari uwakwandikiye ko umubiri wari ubikeneye. Ntabwo ari ukurya uko wishakiye, kuko ntitubereyeho kurya, ahubwo turya kugira ngo tubeho. Ibyo kurya byawe bigomba kuba umuti wawe. Hari abahangara rero akarya ibyo kurya by'abana ari umugabo, akarya ibyo kurya by'abagabo ari umugore, kubwo kutamenya. Iyo ugannye nutrition experts bagupima bakamenya ngo ni ibiki bibura byari bikenewe, ni ibiki byabaye byinshi kandi bidakenewe, ese ibice by'umubiri birakorera kuyihe ritme. Ibyo bituma umenya niba ukeneye food supplement zakurinda gusaza imburagihe, kuko zibaho bitewe n'imyaka. Ibimanura ibinure, ibyongera imbaraga
mu kubaka urugo ku bagabo ndetse n'abagore, ibigabanya toxine zidakenewe mu mubiri. Ariko ibi byose ni nyuma yo kumenya ibyo umubiri wawe ukeneye. Ifunguro rya mu gitondo ni hagati ya saa moya na saa yine, ntirikabure, ni itegeko. Ifunguro ryo ku manywa ni hagati ya saa sita ndetse na saa 10, ntirikabure. Irya nijoro kuba ryemerewe ni ukuri fata ubura amasaha 2 ngo uryame. Hagati y'ifunguro n'irindi hanyuramo amasaha byibura 6. Kirazira kikaziririzwa kurya ibyo kurya bitera imbaraga ugiye kuryama, nk'amashaza, ibishyimbo, ibijumba, ni ibinyamisogwe byose, ibinyamasukari ndetse n'ibinyabijumba. Kirazira kunywa amazi urimo kurya cyangwa kumira ibyo kurya utakanjakanje neza. Ubikoze ni imwe mu nzira zigutwara ku rupfu rwawe igihe kitaragera. Rya bifite gahunda. Inzira ya 4, gukoresha ibiyobyabwenge, harimo za kokayine, urumogi, heroine, kore, tiner ndetse n'ibindi. Ibiyobyabwenge bimaze gufata indi ntera, yaba ku isi, muri Afurika ndetse no mu Rwanda. Bigira ingaruka nyinshi ku buzima ku babinyoye. Birangiza yaba ku rubyiruko ndetse n'abakuru. Byangiza ubwonko, bituma umuntu abazezenge, bikwicira hazaza hawe, ndetse nabyo bituma bamwe bishora mu busambanyi batateganyije, budakingiye, imibonano mpuzabitsina idakingiye, bagakuramo indwara nyinshi zandurira mu mibonano mpuzabitsina, za hepatite, sida ndetse n'izindi. Bamwe mu bakobwa bagatwara inda batateganije. Ibi bishobora kwirindwa kuko utabyirinze ni imwe mu nzira zikwihutisha kugutwara ku rupfu. Uburyo bwo kwirinda: ubwa mbere, irinde inshuti mbi. Inshuti mbi zikujyana mu nzira mbi, kandi inshuti nziza zikujyana mu nzira nziza. Rubyiruko namwe bakuru, ndakumenyesha ko ibiyobyabwenge ari no test. Iyo usomyeho ngo wumva uko bimeze, ugendera ko ugatangira kumva ingoma zitacuranzwe, ugatangira kumva imiziki idasanzwe, ariko hazaza hakaba habi. Inzira ya 2 yo kubyirinda, ugomba gukoresha detox machine ndetse na product. Ni amaproduit yabigenewe unywa akakuyungururamo ibiyobyabwenge n'ingaruka zabyo. Ni amamashini uryamamo agasohora, akayungurura amaraso, akuramwo ibiyobyabwenge byagusabitse. Ntuzongere kubirarikira ukundi, ugasigara umeze neza. Inzira ya 3 yo kubyirinda ni ukwibuka inzozi zawe. Wibutse dreams, icyo uzaba cyo, ibyo uzageraho, ntabwo wasubira muri ziriya nzira. Niba ufite umwe mu muryango wawe ubikoresha, niba warabikoresheje ukaba ushaka kubireka, niba ushaka kumenya amakuru y'uko byirindwa, gana guidance counselor, turahari kugufasha ubuzima bukagenda neza. Nutabikora uri mu nzira ikujyana ku rupfu kandi igihe kitaragera. Inzira ya 5, kwikorera ibyo udashoboye. Niba wabonye uriya mwana n'imizigo yikoreye, ndakeka wamugiriye impuhwe ndetse ugaya n'abayimukoreye. Ntiwabonye iriya modoka n'ibyo ipakiye, ndakeka wagaye umushoferi, ubona ko yakoze n'amahano. Wari uzi ko ubwonko bwawe ntabwo bugomba kugira capacity bwikorera butarenza? Wari uzi ko hari amadeni utemerewe kurenza? Wari uzi ko hari ibyo kurya udakwiriye kurenza igihe ushyira mu mubiri? Ushobora kugaya bariya, nyamara ubwonko warabwikoreje bitagira akagero. Ngibi bitera abantu ibibazo. Kirazira igihe ukora akazi gatuma ubwonko bufata. Hari utuzi tw'ubwoko bubiri. Akambere, hari ugukora ariko bituruka muri ideas. Muri rusange ntabwo uri gukoresha ubwonko nka warehouse. Si ibintu wabitsemo uri gukuramwo ujya gukoresha. Si ibintu bigusaba kubikura ibyo wabitse. Si ibintu bigusaba kwibuka ibyo wigeze kumva. Ni ideas. Icyo gihe ushobora gukora amasaha menshi ntugire ikibazo. Ubwinshi bw'amasaha no kunanirwa k'ubwonko cyangwa kubunaniza biratandukanye. Ariko niba akazi ukora kagusaba kujya wibuka ibyo wigeze kubika mu bwonko, warabukoresheje nka warehouse, wize ushyira ibintu mu mutwe, nama experience ufite, akazi ukora bigusaba kubikura bya bindi. Urugero, abarimu bategura amasomo, gukosora bya bizami, kwigisha, abanyamategeko, abadevelopa ama software, abakorera akazi mu makompyuta,
badevelopa amakode n'ibindi bitandukanye, abakora amakontabilite n'ibindi nk'ibyo. Amasaha menshi wagakoze ku munsi yakabaye byibura 3 kutarenga 5. Bitabaye ibyo ubwonko bwawe urabuvuna, usa na wa wundi wapakiye amatoni n'amatoni akamodoka kakararama, wafashe ibijerekani agashyira ku mutwe w'umwana ukiri igitambambuga. Hindura. Bitabaye ibyo imitsi y'ubwonko izaturika cyangwa ugire stroke. Kirazira gukoresha ubwonko ibyo budashoboye kwikorera. Wabyutse ujya mu kazi, ku mugoroba utahira mu ishuri, utashye utahira mu mirimo y'urugo. Igihe cyo kurama kwawe ni gito cyane. Dore ibimenyetso by'uwatangiye kugera mu nzira imujyana ku rupfu rwe. Byerekeza kuri stroke, byerekeza ku kuba yagira heart attack, byerekeza ku kuba imitsi y'ubwonko yaturika, atangira kugira umutwe w'uruhande rumwe, guhindukira akumva ijosi ritangiye gukomera, yareba kumva amaso araremereye. Nibi byaratangiye kukubaho, witonde. Wabura umwe mu bari mu nzira zibajyana ku rupfu igihe kitaragera. Hagarika kwikorera ibirenze iby'umubiri wawe ushoboye, ubwonko bushoboye, umutima ushoboye. Niba byarakubayeho, niba ukora akazi gasa nako, ukeneye ibintu bibiri. Icyambere, ukeneye fitness machine zigufasha kugira ngo umubiri wongere ukore neza, uruhuke byibura 3 mu cyumweru. Cya kabiri, ukeneye relaxation massage igufasha kugira ngo umubiri umererwe neza, wongere ukore neza, ubeho nta kibazo. Otherwise wabura ubuzima bwawe. Iyiteho kuko ubuzima bufite agaciro. Inzira ya 6, kwiyandarika. Ushobora kwiyandarika ugakora imibonano mpuzabitsina idakingiye, bizagutera indwara ntari busobanure, ariko zakuviraho n'urupfu. Ushobora kwiyandarika ukajya muri salo, bamara kukogosha bakagusiga after shave ariko batambaye ga, bakagukoraho n'intoki, bizagutera indwara zandurira mu byuya zirimo na hepatite. Ushobora kwiyandarika usomana. Ushobora kwiyandarika ukoresha massage ariko ugukora massage intoki ze zidakingiye, ahura n'abakiriya benshi. Ushobora kwiyandarika ujya ahari za electromagnetic radiation nyinshi, guhorana amatelefone ku gutwi, guhorana nayo kenshi, gukoresha amakompiyuta igihe kirekire, kureba amateleviziyo igihe kirekire, cyangwa guturira iminara. Uko kwiyandarika kose navuze kwakugiraho ingaruka, kuko iyo zibaye nyinshi zirakwangiza, zikaba zakubuza n'ubuzima bwawe. Niba uzi ko wabayeho ubuzima nk'ubwo, tangira uhindure. Biragusaba gufata ingamba, ukirinda, kandi bimwe mu byo watangiye kurwara ugashaka ingamba zo kubisohora. Detoxification machine byavanamo radiation zavuye kuri ayo matelefone, amakompiyuta n'ibindi. Harayitaba telefone akumva ugutwi kurashyushye, burya mu bwonko byatangiye gushya, burya imitsi y'ubwonko yatangiye kubyimba, byakuviraho ko inaturika ukabura ubuzima bwawe. Niba byaratangiye kukubaho, irinde. Unakeneye radiation protector. Ushobora kubukora kuri scanner zo ku kibuga cy'indege cyangwa n'ahandi mu mazu akomeye, ushobora gukora ku maradiyo yo kwa muganga, byose birangiza. Ihiteho kuko ubuzima burahenze. Inzira ya 7, free radicals, radical libre, ibyonnyi by'umubiri. Ibi bituruka mu buzima bwacu bwa buri munsi, yaba ku maleyo ava mu matelefone, yaba ibyo kurya byaciye mu nganda processed food, kakawungu kwingasira isya nayo amenyo aravunguka agashira. Yuriye kakawunga, inyoye cya gikoma, yuriye ya farini, harimo n'amafu y'ibyuma, kuko ingasire zirashira. Abose bazigura buri munsi. Processed food akenshi ari amaji, amafanta, inzoga, bongeramwe amasukari, artificial colors ngo bihindura ibara, preservative ngo bidasaza. Akenshi iyo bahinga za mboga na za mbuto bashyiramo amafumbire, ile, NPK, bateramwe imiti yica ubukoko, kiodani, detani n'ibindi bitandukanye. Uriho uriyahura kuko uri kurya ibyo kurya bibi. Ikindi gishobora kongera ibi ni ingaruka z'imiti yo kwa muganga, ni stress, ni inzoga, ni itabi. Usanga rero inzego zitandukanye za leta zandikira umuvuduko abarengeje, abatwaye imodoka basinze, ndetse n'abapakiye bakarenza.
nyamara ugasanga ntawe ukontorora abarenza ibyo ubwonko bwakabaye bwikorera, abashyira mu mibiri ibitarabigenewe. Iki kirakenewe ndetse n'icyo guhagurukira kugira ngo ubuzima bugende neza. Niba radical libre zarabaye nyinshi mu mubiri wawe, utangira kugira ibimenyetso, amaso aratukura, amabara y'umukara munsi y'ikirenge, kansa igaragara mu gihe cy'imyaka 15 kugira ngo amabere atangire kwangirika ku badamu na prostate ku bagabo. Ni byiza ko wirinda kuko bishobora kuba byaratangiye ariko utabizi. Ukeneye antioxidant ineutraliza free radicals mu mubiri, kuko ubuzima ubaho nizo gusa. Uhumeka nabi, urya nabi, unywa amazi mabi, ukeneye antioxidant. Gana nutritionist expert tugufashe, tuguhe ibyo ukeneye kandi ubuzima buzagenda neza nta kabuza. Izi nama wazisanga iwacu muri Goodrich Life Care. Izo nimero ni izanjye, wamvugisha igihe cyose kugira ngo ngufashe kugira ubuzima bwiza. Hari ibintu bitatu rero bitera umubiri w'umuntu bikawunyeganyeza bikawica, ari byo tuzakorebaho uyu munsi. Turareba ibyo ari byo, tureba aho bitera kandi tuze kurana nuko twabyirinda. Hari ibintu bitatu byica. Icyambere, hari ibyo ubura mu mubiri kandi umubiri wari ubikeneye. Wari uzi ko hari ibintu Imana yakuremanye, wari uzi ko hari ibintu uruhinja ruvukana uko ukura bikidevelopa utagomba kubura. Birimo intungamubiri za vitamine zitandukanye, birimo amaproteine byubaka umubiri, birimo amazi mu mubiri, birimo amaraso. Ibyo bintu birimo ibintu byinshi bitandukanye, harimo oxygen ubwonko bukenera. Ibi bintu nta handi bituruka mu byo kurya turya. Niyo mpamvu umuhanga yavuze ngo we are what we eat, turi ibyo turya. Mbere yo kurya rero ikintu icyo ari cyo cyose, wakabaye ubanza ukareba muganga specialist muri nutrition, akagukorera check up, agascreening umubiri wose, akakubwira ngo ngendeye kuko mbona uhagaze dore uko ukwiriye kurya, ngendeye kuko mbona uhagaze dore isukari ndabona wayibuze kabisa urayikeneye, ngendeye kuko mbona uhagaze ibinure byabaye bike kandi urabikeneye, ngendeye kuko mbonye umubiri wawe ukeneye intungamubiri kandi dore aho zituruka, ugendeye kuko mbona umubiri wawe ukeneye ABCD. Mbere yo kurya no kunywa ukeneye check up. Nicyo tubereyeho mu buzima busanzwe. Goodrich Global mu ishami bita Goodrich Life Care, dura screening umubiri tukakurebera niba icyo wakabaye urya, physical assessment. Ntabwo tubereyeho kurya, ahubwo turya kugira ngo tubeho. Ugomba kurya rero ibijyanye n'ibyo umubiri ukeneye, ibyo wari wabuze. Uyu munsi turakuza kujya mu mizi tukwereka iyo hari bibuze mu mubiri, igice cyangirika ni ikihe kandi bigenda bite. Ariko wibuke ngo mbere y'uko urya, mbere y'uko unywa hakeneye check up. Bamwe usanga aryo uko abibonye ngo umubiri wanjye ntukunda ibitoki, ngo nkunda ibirayi. Wese ugabure urya umubiri, wakabayeho umubiri ibyo ukeneye. Hari abatangira ngo yewe ngo inzoka yanjye ntago ikunda umuceri. Nese ugaburira inzoka? Wakabaye urya ukananywa ibijyanye n'ibyo umubiri ukeneye. Ibyo umugabo akeneye si ibyo umugore akenera kenshi. Ibyo umwana akeneye usanga atari ibyo ndakeneye. Mu rugo usanga buri muntu ari unique, yakabaye arya akananywa ibyo umubiri ukeneye. Iki kigo cyacu nicyo gishinzwe no gupima urugo rwose, umuryango wose, tukabadvisinga gute mwarya ubuzima bukagenda neza. Wakabaye utugana rero, inama n'ubuntu, kugupimura byishyurira of course, ariko kugira ngo mugire ubuzima bwiza, kwirinda biruta kwivuza. Ipimishe umenye exactly nakabaye n'igibi cy'umubiri ukeneye. Icya kabiri cyica abantu cyabamaze no kuba hari byabaye excess kandi umubiri udakeneye. Ugasanga amasukari ni menshi, toxine ni nyinshi, free radicals ni nyinshi, ibinure ni byinshi, cholesterol ni nyinshi, acide uric ni nyinshi. Wowe ntabwo ubizi, ariko mu mubiri wasanga hari ibintu byamaze kurenga igipimo, kandi iyo birenze igipimo urarwara, kandi igikurikira kurwara uva muri uyu mubiri urapfa, kuko hari byabaye excess. Nkwibutse ko muri Goodrich Life Care turagupima tukareba ngo ni ibiki byabaye excess. Iyo hari byabaye byinshi, of course hari indwara bitera, ndaza kubibereka mu kanya. Iyo ibinure bibaye byinshi bikugendekera bite mu mubiri, iyo toxine zibaye nyinshi bikugendekera bite. Hari ibimenyetso ureberaho ukayura ko toxine zibaye nyinshi, amaso aratukura, amabara y'umukara munsi y'ikirenge. Ibinure bibaye byinshi nawe urabibona, urabyibuha, amaraso aripfundika n'ibindi.
bigatera indwara z'umubyibuho ukabije, amadiyabete, hypertension n'izindi zitandukanye. Ariko uyu munsi turaza kukwereka ngo ni ikihe gisubizo, gute na maintaining umubiri nturwaragurike ugasigara umeze neza. Icyanyuma, hari igihe ibice by'umubiri biba biri weak, bisinziriye. Aha muhumve neza, kuko ushobora kuba nta mbaraga ufite zatuma uhinga ngo uve mu gitondo ugeze nimugoroba, nta mbaraga zatuma utwara imodoka ngo uve i Kigali ujye ku Gisenyi ugaruke, nyamara utarwaye. Niko bigenda no mu mubiri, burya umwijima wananirwa, burya impyiko zacika intege, burya umutima wananirwa kandi utarwaye, burya ubwonko bwananirwa, wajya kwa muganga ngo ni negatif, ni ibice binaniwe. Iwacu dufite appareil ipima ikareba ngo ibice biri kuyihe ritme, ni physical assessment, ibice biri kuyihe ritme, umutima urakora umwijima, imitsi itwara amaraso, amara, impyiko. Nyuma yo kureba uburyo bimeze, tukaguha inama y'uburyo byakongera bigakanguka, bikaba active, bigakora neza. Iyo pancreas inaniwe, impindura inaniwe, diabete itangira kuzamuka uko yishakiye, isukari iba nyinshi cyangwa nkeya, kuko igice gishinzwe kubiregula cyavuye ku murongo. Ngibyo ibintu bitatu tuza kuganira uyu munsi, tukabisesengura kandi tukaguha igisubizo cyabyo kugira ngo ugire ubuzima buzira umuze. Ibi bintu bitatu rero bitera impfu bigenda gute? Iyo ugize ibyo ubura mu mubiri, byangiza cellule. Iyo hari bibaye excess, byangiza cellule. Iyo kandi ibice by'umubiri biri weak, biri inactive, byangiza cellule. Hari ibintu byinshi byatuma ugira ibyo ubura. Hari ukurya nabi, hari kudakora siporo, hari kutaruhuka, hari amareyo ya telefone yongera amareyo nyine mu mubiri, kugushyira telefone ku gutwi uburozi bukinjira. Iyi rero igereranye na cellule nzima, igereranye n'umubiri wawe, igereranye na za organe, ni ikirahure kirimo amazi ari clear. Ni uko umubiri wawe umeze. Iyo rero uriye amasaha atariyo, ugahangara ukarya ibyo kurya bitera imbaraga nijoro, cyangwa ntufate ibyo kurya bihagije mu gitondo, iyo uhuye na stress, iyo ugeze ibintu byinshi bikunaniza nturuhuke bihagije, free radicals zirinjira, umubiri ugatangira kwangirika. So izi mureba nizo free radicals, izi mureba nibwo burozi, ibi mureba nibyo bitwica. Ibi mu mafanta bibamo, ibi mu nzoga bibamo, ibi mu mavuta bibamo, ibi mu byo kurya bitandukanye, kutaruhuka bibamo. Uko byinjira mu mubiri, umubiri ukagenda wangirika. Ibi ngibi byava muri telefone twitaba, ugishyira ku gutwi, electromagnetic radiation zirinjira. Ibi ngibi byava muri televiziyo tureba. Ibi byava mu byo kurya turya byagiyemwo ile na NPK. Ubu burozi buva mu byo kurya turya byatewemwo umuti, bateyemwo kiyodani, bateyemwo detani, nawe uri kubirya, umubiri urangirika byanze bikunze, ubuzima bugende nabi. So icyo ukeneye ni kimwe, n'ubuzima bwiza, kuko ibi ngibi duhura nabyo buri munsi, buri bwo buzima tubayeho. Ukimara igihe udakoze siporo, free radicals zirinjira, cellule zikaba damaged completely, biva muri cellule bigahereza tissue, tissue zigahereza organ, organ zigahereza system, system igahereza umubiri, ubuzima bwose bukaba burangiritse. Dukeneye urukingo, dukeneye prevention, dukeneye ikiturinda. Ibyo nahoze mbabwira rero, igihe cyose hari ibyabaye byinshi mu mubiri, free radicals ziba zitangiye kwinjira. Igihe cyose hari ibyabaye bikeya, cells ziba damaged. Igihe cyose hari ibice biri inactive by'umubiri byakoze buhoro, umubiri ugatangira kwangirika. Kandi nibwo buzima tubayeho. Ya mavuta ubuto bateka bagacamutsa kenshi birangiza cellule. Za nyama babazi nk'irakaye, amatungo arakaye, inkoko, ihene, byangiza cellule. Za massage wakoresheje nyamara bataraje mu mubiri ngo bamenye niba udafite blood clotting, byangiza cellule. Ni ibintu byinshi bitwangiza, bitwica kandi buri munsi. Prevention is better than cure. Buri munsi wakabaye wirinda, wakabaye ufata urukingo. Dr. Francis as an expert muri nutrition, dufite ibyo bita antioxidant. Nyuma yo kwiga muri Amerika, namenye ko tugomba kurinda ubuzima bwacu dukoresheje antioxidant. Antioxidant ni urukingo ushyira mu mubiri rukarinda bwa burozi. Antioxidant ni umuti ukomeye, ni urukingo ufata watangiye no kurwara byose bigakira. Waba warwaye diabete, waba warwaye hypertension, waba watangiye kurwara cancer, waba watangiye kurwara hepatite, waba utabyara, waba watangiye kugira ibibazo byinshi bitandukanye, you need antioxidant. Yo igeze mu mubiri byose birahinduka. Iyo ufashe antioxidant, bwa burozi bushiramo vuba cyane ukamera neza. This is what we call antioxidant. Ikuramo uburozi bwose. Bivuze ngo mu gitondo mbere yo kurya, mbere yo kunywa, fata antioxidant. Mbere yo kujya mu kazi, mbere yo kohereza umwana ku ishuri, muhe antioxidant. Bisobanuye ngo urwaye diabete, hypertension, kanseri, ubana na virusi itera sida, unywa imiti buri munsi, yongera bwa burozi.
uko bwa burozi bwiyongera bikaba byakwica bigatuma ubura ubuzima bwawe. Icyo ukeneye ni kimwe, kuko hari ingaruka ziva no kuri iyo miti ukoresha, kuko na virusi byara buri munsi ikagira ibyo ikwirakwiza. Icyo ukeneye ni kimwe, ukeneye antioxidant, kuko iyo igeze mu mubiri byose birahinduka. So ivanamo bwa burozi bwose bugashiramo, ugasigara umeze neza vuba cyane. Rero ubuzima bwawe bwahinduka, ukagira amagara mazima azira umuze hamwe natwe. Goodrich Life Care nicyo cyanzanye ngufasha ugira ubuzima bwiza, hehe n'indwara, hehe na diabete, kanseri, umutwe udakira n'ibindi bibazo bitandukanye. Kwirinda biruta kwivuza. Menya uko warinda ubuzima wowe na famiye yawe, kandi byose bizagenda neza, kuko hamwe natwe byose birashoboka. Waduhamagara kuri izo nimero, watugana tukagukorera consultance, tukareba uko umubiri uhagaze, tukakwandikira ibyo wakoresha ubuzima bukagenda neza, then tukagutreatinga, tukagufasha, tukakurinda we n'umuryango wawe mukagira amagara mazima. Tuvuye ku myanda, amatoxine, imirire mibi, abantu bajya bagira na za cholesterol, bad fats. Reka nkubwire ko iyo ufite cholesterol zirakwica, umutima ntiwongera gutera neza, amaraso ntiyongera gutembera. Reka nkubwire ko iyo wariye ibinure byinshi bigatera blood fats, ibinure mu maraso, amaraso aravura aripfundika, hakagira igice cyifunga amaraso atageramo, bikagutera ibibazo, paralysis, stroke n'ibindi. Reka nkubwire ko iyo umutima wagiyeho ibinure utongera gutera neza uko bikwiriye. Ariko bituruka he? Muri ya mafrite, muri ya sukari, muri za nyama, muri bwa buto na bya bintu byose. So iki kintu mureba ni bya bintu biza bipfunitse, radio, ibifufumanga, ibikoresho bya electronique, kimeze nka za bad cholesterol. Ariko mu mubiri wawe ukeneyemo ikintu kimwe gusa. Mu mubiri ukeneye kuba ufitemwo omega supreme ihagije. Do you have omega in your body? So iyi ni fish oil nziza cyane ihindura ubuzima. So twakuzaniye from US, yiri mu mubiri hehe n'ibibazo. Tugufasha rero kujya ku murongo mu gihe gitoya, kuko abafite ibinure byinshi, ababyibushye cyane, tubashyira ku murongo. Za cholesterol zari zirimo tukazikuramo, za cholesterol wari ufite zivamo mu gihe gitoya cyane, ukaba umeze neza. Za cholesterol zabaye excess, bya binure, bya bintu bibi biri mu mubiri ariko umubiri udakeneye, byose bishobora kuvamo hamwe no gukoresha product nziza. Byose bishobora kuvamo hamwe no gufata urukingo. Byose bishobora kuvamo hamwe no kurya neza. Iyo ugeze iwacu turagupima, twarangiza kugupima tukakwandikira uko uzabaho, tukakwandikira ibyo uzarya, of course tukaguha n'ama supplement. So ibi binure byose bigenda rero byinjira mu mubiri bisanga hari urukingo. Ibyari bisanzwemo nabyo nuko iyo birimo bigahura n'urukingo birashya. Niyo mpamvu tukubwira ngo dushobora kugufasha from fat to fit, bwa buzima bwawe bukagenda neza. Ahari hari ibinure byinshi, ahari habyibushye cyane, aho wari waragiye ugira amafats, ibinure byaragiye biba byinshi, bishobora gushiramo mu gihe gitoya, kuko umubiri uba ufite urukingo rukomeye. Ngira ngo watangiye kubibona ko hari kiri guhinduka kinini, ngira ngo watangiye kubona ko ibinure bigenda bivamo, so bishiramo mu gihe gitoya, hagati y'ukwezi kumwe n'amezi 3. Oh my god, umudamu bashobora gutebeza neza, umugabo ari kuri taye nziza, za nyakubahwa zagiye. Ngira ngo rero ibyari ibinure biva mu mubiri burundu, izari cholesterol ziva mu mubiri burundu, ahari habyibushye hakajya ku murongo, ugasigara na taye yawe nziza warusanganywe. Reka nkwibutse ko kuba obese, kugira ibinure byinshi, kubyibuha cyane atari ibintu, kuko iyo bimaze kuba mu mubiri birakwangiriza. Ariko iyo umaze gukoresha product bigenda bivamo, ukagenda ujya ku murongo mwiza, of course bigenda bishira. Ntabwo tukavuga ngo hati y'ukwezi kumwe n'amezi 3 waba ufite taye yawe nziza washakaga. Waba ubyibushye cyane ushaka kujya kuri taye, ufite ibinure byinshi n'ibiro byinshi byabaye excess, bigutera uburwayi, ntugihumeka neza, ntucyambara ngo uberwe, bitera umuvuduko w'amaraso, watangiye kugira ibibazo by'amagufwa kuko amagufwa yatangiye kuremererwa, ukeneye kugana Goodrich Life Care, kuko ahangaha tuzaguha ubuzima bwiza. Ibinure birayonga burundu, uhora ubyibushye akananuka, uhora umeze nabi akamera neza, uhora udafite taye akagira taye, hamwe natwe, kuko bya bindi byose dufite igisubizo cyabyo. Iyo wagifashe mbere rero byinjira bikayonga, iyo wagifashe nyuma rero ibyari birimo birayonga. Reka nkwibutse ko umubyibuho ukabije ugira ingaruka nyinshi, ubuhumekero bugira ikibazo, amagufwa akaremererwa, umutima ntiwongere gutera neza, ngaho umuvuduko w'amaraso. Ariko dufite systeme, reka nyite program idasanzwe igufasha kujya kuri taye, igufasha ku buryo hagati y'ukwezi n'amezi 3, from fat to fit, uba umeze neza, uba uri strong, uba nta kibazo gifite. Za cholesterol mbi zaguteraga kurwara umutima, zaguteraga kugira umuvuduko w'amaraso, ziba zavuyeho, umutima ukabutera neza,
ugasigara uhumeka neza, ubuzima bukagenda neza. Ndakwifuriza kutugana kugira ngo tugufashe kugira ubuzima bwiza. Wahamagara kuri zo nimero reba kuri ekara yawe 0788300456 yanjye Dr Francis, cyangwa se ugahamagara customer care service 0788302773. Dukora kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu. Muri weekend turakora iyo twahanye rendezvous turakwakira, ariko ubuzima bwawe bushobora guhinduka ukagira amagara mazima azira umuze hamwe natwe. Twifurije gukomeza kugubwa neza. Ikiganiro nk'iki uzajya ukurikirana n'ubundi ku masaha nk'aya hamwe nanjye Dr Francis, ukwifuriza ubuzima bwiza, kandi reka twibutse ko ubuzima bwawe ari bwiza, arizo inshingano zacu. Twifurije kugubwa neza, reka tugupime, tugukurikirane, tuguhe inama, kuko ahazaza harategurwa. Your future depends to what you are doing in the present. Kugira ngo ahazaza uzaba umeze neza, nuko uyu munsi watangira guhindura imibereho, ukarya neza hamwe natwe. Bye, see you.